Alright, nizere ko mumeze neza abanyarwanda mwese muri rusange abari hirya no hino mu ntara ndetse n'ibihugu bitandukanye hirya no hino ngira ngo muri kubona kuri Makenga TV wagwan. Uyu musore kabisa turashaka kugana ku kintu cyitwa Saint Valentin hano hanze kabisa ni kwa gatanu, ndahamya yuko abantu bose kabisa ni show ya danger. Urabibyumva gute musore? Musaza akubundi bimeze te Yo peace umusaza. Ni neza. Watangiye ubwira wakurikiye Makenga TV amazina yawe wiswe n'ababye cyangwa se ama AKA wagwan iki niki? Ubundi jewe banzi ku izina rya Wizi. What poppin. Akisubiramo numva. Banyita Wizi what poppin. Yo, bakebure pariti ya 14 turi kumwe na Wizi papa y'amanga data nakuru umuraperi. Nabyatanje ni bya bindi umusaza yatubwiye nyine twese twifitemo burara ariko ntabwo ari turufu yo kugira ngo tujye tuhere banzu batemo turabiseverante turayijyamo buriya buda ni umusaza much respect kabisa nta kintu cy'umurongo se ibintu by'imirongo bakebureri nta kibazo ibyo ngibyo tubikwamye tugaruka kuri kiriya gisho. Alright, ikiganiro cyo ni gahunda tugiye kugana kuri Saint Valentin waba yiteguye gute? Uriya rero kuri iyo ngingo saza ikintu nakubwira cyo ewana muri iyi minsi ababebe batumazeho ibiceri wallahi ku Saint Valentin nta cyana wibitseho ze umuhungu wanjye nahisemo nkikibona ukwa kabiri kwidunzemo nahisemo kubera ko nkira gute burakariste bose burakariste bose nta kintu mwamuvugana ubu ngubu noneho ni ukuvanga ibintu bigezweho muri iyi minsi ababebe batumazeho ibiceri ikintu kiriho ni tap and go ntaga tap and go nta bya Saint Valentin n'iki ubu ngubu wapi ni ku ruhande Saint Valentin abandi bari guserebura impano zitandukanye none wowe cyaza ikintu nababwira cy'abajeni ajene nta kibazo mu enjoying iriya day birenze iriya ni history ku mateka y'umuntu kabisa gang zanjye bose shout out muze enjoying this. Alright, umusore kabisa murumva yuko ari kubakebura ngo akebuye abakobwa ngo bamamazaho ibiceri wala ibicwa ngo barabimaze niye nama wabagira none aba baby baba barimo babasha kwitamo ibiceri byanyu ese ubundi murabibaha ubundi kuki mubibaha man man musaza nakuntu mu baby nyine mwaba mugiye kugahuza n'iki gabure kubwa nyine agatike nyine agatelefone kaguye mu mazi ibintu nk'ibyo nyine agutuburira abandi batubura tu kandi babizi ko abajizi b'iki gihe naba hasila bose babahiga ibiceri dolari yabaye dolari babizi ubwo rero iyo gafashe ukumva urashyushye mu mufuka bebe ntabwo yakora bura ngo muraburize uhitamo imukorera nawe kugira ngo nako ka respect akagutema okay. Alright, ikiganiro cyo ni akagaruka uwo musore twari turi kumwe bamwita Wizi what poppin wagwan Musi Makenga ikiganiro cyo nakagaruka kurasha subscribe like comment ubundi tugaruka pariti ya 15 yo ni umuriro ndahamya ko fire.